nyine agomba kubabara kubera ko yamukundaga by'ukuri. Ariko uko bigenda bishira Imana imufasha guhindura imyumvire. Ndashaka kubabwira ko igikomere cy'urukundo kivurwa n'urundi rukundo, kandi ndashaka kongera ngo mbabwire yuko nanone urukundo, nigeze mvuga ngo niba ibihe bishobora kugutandukanya n'uwo utatekerezaga ko mwatandukana, jya witegura ko bishobora no kuguhuza n'uwo utatekerezaga ko mwahura. Rero mu rugendo rw'urujya n'uruza rw'ubuzima bw'urukundo uzahura n'abagukunda udakunda, uzahura n'abo ukunda batagukunda. Hari undi Imana yakoresheje utari Satani. Rero hari abantu Imana ikoresha igihe cyose iyo turi mu mashuri irimo itwigisha. Rero ba mwarimu mubihorere, mubahindurira amazina, muzabashimire ngo mwarakoze, kuko hirya y'ibi byago arimo, nubwo Satani amwereka ko bitazarangira, azaba umuntu ukomeye, kandi ibi byamubayeho nibyo bizamufasha kubaho no kongera kubaho ndetse no kubeshaho abandi. Uyu munsi ashobora kuba adafite ijambo, ariko hari igihe azabwira abantu ngo Imana irakiza, Imana iratabara, Imana yishyura amadeni, Imana ikunda imfubyi, Imana igabura abapfakazi, Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Azaba umuhamya w'iby'Imana ikora. Nta kintu na kimwe Imana ikorera guhomba Joy. Abantu rimwe na rimwe uzasanga turi ibirungo by'Imana mu bandi bantu. Ibirungo by'Imana. Hari ukuntu uvuga Imana ntiryohe, none Uwiteka agakora ikintu kizaba nk'ikirungo, ikagira umuntu inyuza mu bintu ku buryo yaza akavuga tumva mbabwire nabonye Imana gutya na gutya, Imana igira gutya, ukabari gukubitamo ibirungo, abantu bagahita baryoherwa Imana, n'abarira bakihanagura, bagahita bavuga tumva iyatabaye runaka muri ibirungo by'Imana pe. Nanjye zabikora. Ubwo rero niyo Uwiteka ari kwishakira ibirungo, uhumure ntabwo uzabigwamo, ntabwo bizarangira ishimwe ry'Imana ridaturutse mu kanwa kawe. Ikintu ngo kudira buri gihe turi kuganira sinyambura akantu nyura nyuyako turi ibirungo. Hari abantu babaye ibirungo by'Imana. Nuhe mu mari ijambo ry'umunsi rya Gitwaza ryaba ryaragiriye Pastor Mutesi? Ryambereye ubuzima. Ni ubuzima kuri jyewe. Ni ubuzima, nongere nkubwire ngo ni ubuzima, nongere nkubwire ngo ni ubuzima Joy. Niyo numva bincanze, mperutse guhura n'ikibazo, umutima wanjye wenda guturika. Umutima wari unturikiyeho pe. Poli sana. Ndabyibutse numva neza. Ndangije mu gitondo, hano ubwo iryo jambo riri kurahita avuga ngo, ahita abwiriza, aravuga ngo Imana izagusobanurira impamvu. Yego this. Nduhuka. Ijambo rero kuri njye n'ubuzima. Reka tubasuhuze kandi tubahereze ikaze. Mumeze neza Pastor? Turamahoro, turashima Imana. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane, ndagushimiye. Ni Pastor Mutesi. Ntabwo ndibuze kuvuga ngo wibwira abantu, kuko abarebagira neza barakuzi cyane, kuko ni abantu bawe muhorana umunsi ku munsi. Tugusanze hano mu rugo mu gitondo, tugiye kuganira utuntu n'utundi. Hari ikiganiro mfite topic imwe, hari n'icyo nganira n'utuntu n'utundi dutandukanye. Wenda hari ukuntu abantu bibaza ubuzima bw'abakozi b'Imana baba babayemo, akavuga bati ko buriya Pastor Mutesi igitondo cye kiba kimeze gute, arabyuka agakora iki, bikagenda gute? Umuntu ashobora wenda kubitekereza akabikubaza, wamusubiza ngo iki Pastor? Urakoze cyane. Tubayeho nk'abandi bantu bose. Wenda abimbaje namubwira ibyo agomba kubwirwa, ibyo atagomba kubwirwa nkabigumana. Ariko nyine igitondo cyacu kiba ari igisanzwe, ni ukubyuka tugasenga, tukakira ijambo ry'umunsi. Ngewe iyo mbyutse nyine ndasenga, ategereza ijambo ry'umunsi ryavuzwe n'intumwa Apotre Gitwaza. Ni ukuvuga ngo buri gitondo Pastor Mutesi akurikira ijambo ry'umunsi rya Dr. Apotre Gitwaza. Wow. Ni byiza cyane. Aduha ijambo rya buri munsi. Niyo abari ntaryo, njyewe mbafite iryo ngomba gukurikira kuri channel yiwe. Wow. Iro official. Yego. Iyo maze kugaburirwa ibyo rero nkurikira n'abandi bakozi b'Imana. Ubundi iyo maze kumva nganiriye n'Imana, nibwo ntangira kugira gahunda z'umunsi zijyanye nyene n'iz'umudamu uri mu rugo. Ubwo no kuvuga kubyuka ugasenga, kumva ijambo ry'umunsi,
ukafata breakfast rimwe na rimwe kuko ntago nywa amazi mu gitondo, ntago ndya mu gitondo. Byarananiye, maze gusaza. Turabizi yuko abantu baba bari mu bihugu bitandukanye, kandi akenshi abantu benshi bandika iyo bari ku manywa ahantu bari. Mu gitondo ufite ama message menshi y'abantu bakwandikiye, bamwe dusengere, abandi bagira ibyo bakubaza mu ijambo ry'Imana, abandi bakubwira turagukunda, abandi ati dushaka kukuvugisha. Abo bantu mu masaha y'igitondo ubagenera amasaha sangapi ryari nyuma yo gukora iki, nyuma ya breakfast? Ubagenera isaha iri precise bitewe na gahunda ufite, bigenda gute? Ko dore ko hari n'abantu bajya bavuga ati hari igihe abapasiteri tubahamagara ntibadusubize, ntibatwitabe, ugasanga ari ikibazo. Muba bashyira mu majwi nawe ntiwaburamo, birumvikana, ariko nge simbarenganya, mufite inshingano nyinshi. Abo nabo wagira icyo babwira wenda bitewe na gahunda uba ufite? Ntabwo message bisaba igitondo. Buri saha agiye message ziba ziri kuza, byaba nijoro byaba mu gitondo, usibye ko amatelefone ndaranayakuyeho, ndaranayafunze, nagabanyije telefone, umuganga wabinsabye. Yego. Hanyuma rero abantu kuvuga ngo ntago tubitaba, kuba igitoki cyaba kibozeho imineke ibiri ntago bivuga yuko cyose kiboze. Bishatse kuvuga iki? Kuba udashobora kwitaba umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa 10 ntago bivuze ko abantu 100 bose utabitabye. Ntago rero umuntu yabikwitirira cyangwa ngo avuge ngo ntago yitaba. Oya, iyo mbifitiye umwanya nditaba. Bafite abo ngomba gusubiza, bafite abana ngomba kwitaho, bafite umuryango ko ntago njya Matayo na Mariko na Luka na Yohana, ntago ntunzwe n'impapuro za Bibiliya ngo mfate urupapuro ndujyane muri alimentation bampa umugati w'umwana, mba mfite n'ibindi bintu ngomba gukora, nshobora gutekereza ko byakwinjiza icyo gihumbi. So rero ntago abapasiteri duhora twicaye ahantu hamwe dutegereje kwitaba abaduhamagara. Oya, cyane cyane ko n'abampamagara ntagomba mbazi ku buryo natoranya amabona itabanga abandi mbareke. Hari uherutse kunyandikira nabi, ndamubaza ngo hari icyo wabuze dupfa, ngo arampamagara ngo sinitabe, ngashaka kuntumira mu bukwe bwe. Mwibutsa ko gutaha ubukwe bwe atari inyungu zari inyungu zanjye, kuko ninjye uzabihemberwa. Ikindi nawe ejo yataha ubw'umwana wanjye, kuki yumva ko twapfa ko ikibazo cy'ubukwe bwe kandi ari njye bifitiye inyungu. So rero urumva abantu batubwira amagambo menshi ndetse yo kudukomeretsa. Noneho hari n'imaze iminsi binsetsa, ndarwaye cyangwa ndwaje umwana, umuntu akampamagara, ndi mu bitaro hano kuri MBC, ndwaje umwana, ngo nzakuvugisha yakize. Basi yego, ese urarwaye? Okay, nzakuvugisha wakize. Wowe urwaje nk'umwana? Nzakuvugisha umwana yakize. Pastor, ntago nari nzi kuri mu bitaro, ubwo tuzavugana wakize. Nyumvira vurimo. Ngira ngo wafata n'igihumbi ugahita uvuga utakirugura amata. Kuyo nari ngiye kugura amayinite ngo nguhamagara. Cyangwa kanagusura kwa muganga. Akirugura amata kirugire gutya. Suko wenda Imana itamfashanga ibinkorere, ariko giye mbasha kubisohora kugira ngo n'umukozi w'Imana mwaba muziranye n'umuhamagara arwaye cyangwa arwaje, uzirinde kuvuga iryo jambo ngo nzakuvugisha yakize, ahubwo ujye utera intambwe ujye kumureba nawe abageze aho agukeneye. Erega kuri iyi si abantu barankeneye kandi nanjye ndabakeneye, kubera ko mfite ibyo adafite nawe ufite ibyo ntafite. Rero birashoboka yuko yankomeza nkamukomeza, kuko hari ibyo ashoboye ntashoboye, nanjye hari ibyo nshoboye adashoboye. Ariko nuvuzumve ko umwe yaterura hanini wowe uterure hatoya. Ibintu byose kuri iyi si ni magirirane. Ntago ducuruza impano y'Imana, nta nubwo ducuruza ubuhanuzi cyangwa ivugabutumwa cyangwa n'ibindi bintu dukora, ariko ndasaba abantu kongera gutekereza. Yes. Mbere yuko nkubaza ikindi nshaka kubaza, reka hari ikintu wakomojeho uvuga muri gahunda z'igitondo bufite, uvuga yuko nta munsi udakurikira icyo bita ijambo ry'umunsi hamwe na Dr. Apotre Gitwaza. Nuhe mu mari ijambo ry'umunsi rya Gitwaza ryaba ryaragiriye Pastor Mutesi? Ryambereye ubuzima. Ni ubuzima kuri jyewe. Wow. Ni ubuzima, nugire nkubwire ngo ni ubuzima, nugire nkubwire ngo ni ubuzima Joy. Niyo numva bencanze, mperutse guhura n'ikibazo umutima wanjye wenda guturika. Umutima wari unturikiyeho pe. Poli sana. Ndabyibutse numva neza. Ndangije mu gitondo
hano ubwo iryo jambo riri kurahita avuga ngo ahita abwiriza aravuga ngo Imana izagusobanurira impamvu. Yego this. Mpita nduhuka. Ijambo rero kuri njye n'ubuzima. Ubuzima. Nukuri ijambo ry'Imana Imana imunyuzamo n'abandi benshi njya nkurikira. Ariko cyane cyane ntago nabura kuvuga uw'Imana inyuzamo ubuzima bwanjye. Nkuko nanjye uyu munsi hari abavuga ko ari Mutesi. Ya rero ngewe ngira ukuri nazi. Niwe muntu ijambo ry'Imana rinyuramo ryambereye ubuzima n'ubu rikimbera ubuzima. Amen. Pastor, uvuga iki ku bantu babona abantu nk'uko nguko mubwiriza kuri social media, mu gutanga ibiganiro by'ivugabutumwa ry'isanamitima ndetse n'ubundi buryo, wowe na bagenzi bawe cyangwa bagenzi bawe, ariko wenda nkababariza ubwo turi kuganira na Pastor Mutesi, batekereza ko kuza kuri social media ngo ari ukuza kuhashaka amaramoko aho kuba umurimo w'Imana? Ni iki wabwira abantu bafite imitekerereze imeze gutyo? Ntabwo nzi impamvu yabimuteye kubitekereza, ariko nagira ngo arebe uwo muntu ataraza kuri social media yarahagaze ku muhanda asaba. Ntabwo yambaraga, ntabwo yaryaga. Uwo muntu ataraza kuri social media yaba yarigeze amukomangira akamubwira ngo mpa 1,000. Kuki yabazwa nuko ari kuri social media? Ikindi, Imana ibifite aho izashyira umuntu uwo ari we wese ikahamutungira. Rero kuvuga ngo ni amaramuko, ni imvugo nyandagazi yuzuyemo ishyari ry'uko aho yicaye utahicaye, niko bimeze, cyangwa se wahicaye bikakuyobera. Kandi kuri iyi si hari igihe umuntu azasarurira abandi baburiye, nawe nagera abandi baboneye ahaburire. Nuko isi yubatse. Rero ntago navuga ngo ni amaramuko, niko nabyita, kuko nk'ubu se igihe kinini maze kuri social media ngira ngo nagiye gushinga channel yanjye vuba. Ndizera ko ishobora kuba imaze nk'umwaka n'utundi tunsi. None se amagambo navugaga yarishyurwa, barayanyishyuraga. No, buri wese yari ku musozi we bahamukubitira amabuye. Yego, nkuko nawe ubivuga ashobora kuba yicaye ahandi abandi bari kumuvuga ibindi. Rero ntago byabura, ariko ndanashimira n'Imana yahadushyize. Uwahishyize we ntago turi kumwe azahagwa. Ariko ndashimira Imana nyine yahadushyize, kuko rimwe rimwe mbona bifitiye umumaro societe nyarwanda cyangwa isi yose. Yego. Nta gihe wenda tuvuga kuri ayo mabuye, guterwa amabuye, nta gihe wari waterwa ubwoba wenda uvuga ati none ukabona nk'ibintu biri kuvugwa kuri social media ku bakozi b'Imana, yaba wowe cyangwa abagenzi bawe, ukavuga ati noneho Mana yanjye, ngo wicuze kuza kuri social media, cyangwa uvuga ati icyari kuruta nuko ntari kuza nkaba nibereye uri umuntu uraho gutyo kubera ibi bintu, cyangwa aya mabuye mbona nshobora guterwa cyangwa nazaterwa bitewe no uyu muhamagaro wo gukorera Imana binyuze kuri social media, ngo wumve biguteye impungenge cyangwa bikaba byatuma uvuga uti iyo ntaza byari kumbera byiza kuruta? Ntabwo byari byakubaho wenda muri situation runaka ukurikije icyo waba ubonye? Urakoze cyane Joel. Wenda ko iyaba ari igihe wayibanjeho bwa mbere, ibimba hakaba ari igihe bibayeho bwa mbere, naba narabiretse. Ariko kubera ko n'abandi mbona byababayeho kandi bagakomeza bagakora, na Apotre navugaga bamushyize mu isanduku, bamugize gute, bamukoreye ibintu byinshi cyane, ariko nkabona arakomeje arakora. Hano ubwo nabivuzeho ntagavuze ko bivugwa. Buriya uzancunge neza, ahanini niwe nakuyeho uburere. Hagashobora kujya kwigisha ngo avuge ibyamuba. Yikomereza, afite gahunda, afite intumbero ye, niyo ngiye akomereza. Rero niba nabambanjirije byarababayeho, ntabwo mba numva nyine ari bisanzwe. Ngiye nabihinduye ubuzima, kandi reka nkubwire Joel, ntabwo nzavugwa neza n'isi yose, kuko sinda amafaranga. Niyo nta naba amafaranga, ntabwo ndi umwere, ntabwo ndakana Yezu, sibyo? Nagira amafuti, nagira n'ibyiza nakora. Rero abankunda amafuti bazayorosa, nibarangiza bafata keza kamwe nakoze bakurireho bavuga ko Mutesi ari umuntu mwiza. Abandwanya amafuti bazayorosora, ariko mbizi neza ko muri izo ntambara zose mfite undwanirira. Yego, mfite undwanirira, mfite uwo bireba, nago giye bikinandeba. Mfite uwo bireba ubirangiza akabirangiriza iyo giye ngakomeza gahunda z'ibyo yampaye. Imeze nka Nehemiya ne wavuze ngo amaso yawe arebe ibyifuzo byanjye, kuko nanjye ngiye ku murimo wawe. Igihe yaragiye kubaka
ubwo rero ntabwo byabura kandi nta nubwo nkoze muri beto ku buryo bitanyeganyeza ariko niho habitsemo imbaraga zanjye. Yego. Hari igihe kijya kiba bikaba ngombwa yuko umuntu abona yabitangazamakuru cyangwa n'abantu ku giti cyabo bashobora kwibasira abakozi b'Imana bitewe nuko batirengagije nyamara yuko amategeko ya leta ashobora kuba yahana umuntu wasebeje undi kuri social media cyangwa no mu bundi buryo. Ariko aho bati Pastor Mutesi se kari umushumba kari umupasteri ntabwo yandeka niyo namuharabika niyo namwandagaza gute nta kintu yantwara. Hari igihe hari umuntu ushobora kuzagusebya ukumva arengereye ushobora no kwitabaza amategeko. Nshobora kuyitabaza kuko hirya yo kuba pasiteri ndi umunyarwanda kazi ufite uburenganzira bwe busesuye ugomba kubaho mu mahoro nkuko nawe yayahaye abandi. Icya kabiri ndi umubyeyi mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Yego. Njyewe bishobora kutagira icyo bintwara ariko bikagira icyo bitwara abana banjye umuryango wanjye cyangwa b'abakristo muri rusange. So rero ntabwo ntuye mu ijuru ntuye mu isi. Impamvu turi mu isi hariho amategeko n'ubuyobozi no kugira ngo birengere uyu mutesi uyu mureba. Mutesi w'imbere niwe uzagenda akabona Imana ariko uyu nguyu niwe w'igihugu nyine niwe wa hano ku isi. Uvuga ngo rero hari ibintu umuntu ashobora kurengera bikangombwa ko bitagomba Imana bigomba Imana yashyizeho ngo bayihagararire mu isi. Yego. Kandi hari n'ibintu umuntu aba akora ukabona yarenze urwego rw'amasengesho ari ku rwego agomba kujya mu kigo ngororamuco kandi akaba yacyumvira. Rero kuba ndi pasiteri ni kimwe no kuba ndi umunyarwanda ni ikindi. Ako kantu uvuze rero ukabona akwiye kujya mu kigo ngororamuco. Kuri kose akwiye kujya mu kigo ngororamuco. Mbese no kwanga hari umuntu ushaka kuvuga ngo nsengere yakubwira ibyo umusengero ukavuga ati wowe ntabwo kubaza ibya Imana ahubwo reka nguhe polisi kujyane mu bigo ngororamuco. Nibagende babe bakugorora birakabije. Noneho amasengesho ngenda gusengera nayo kugira ngo Imana igusange ihindure n'umuntu w'imbere ariko w'inyuma we ndabona ari uwa polisi kabisa. Yego. Erega Joy umuntu ashobora gukora nk'ikintu ukavuga uti wenda uyu ntaranakizwa reka ngire gutya na gutya ariko hari ubikora ukabona ari kubigiza nkana kandi ukabona yabaye intumwa ya Satani yitirira ijambo ry'Imana. Ukabona umuntu arakubise hariya. Rero rimwe na rimwe hari igihe nyine hari igihe bishobora kwemera bishobora kubaho ugahaguruka ukajya mu buyobozi ntabwo ugiye mbihakana kandi urabizi ko ngira impuhwe ngira imbabazi nkunda no kwigisha kubabarira kugira gute ariko nibutsa abantu ko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Yego. Imana ibushyiraho ngo bukore iki? Yego. Burayihagararira. Harabura iminsi ibarirwa ku ntoki mu Rwanda hakaba inama ikomeye y'ibihugu bivuga icyongereza yitwa CHOGM. Kuba mu Rwanda hagiye kubera inama ikomeye bene aka kageni gutya bivuze iki kuri Pastor Mutesi? Kimwe mu bisubizo by'amasengesho kuri jewe nka pasiteri urwego rw'ubupasiteri ni kimwe mu bisubizo by'amasengesho twasenze dusengera igihugu cyacu kugira ngo kigire iterambere. Ibimamo na ibisubizo by'amasengesho. Yego. Nicyo bivuze kuri jewe bivuze ishimwe ry'Imana ko uyu munsi u Rwanda ari igihugu giteranirirwamo n'ibihugu. Ni ishimwe rikomeye cyane kuko hari n'igihe wajyaga mu kindi gihugu ugatinya kuvuga ko uri umunyarwanda ariko uyu munsi ndi fier yo kujya mu bindi bihugu nkavuga ngo ndi umunyarwanda. Niko bimeze kuko tugeze ahantu hashimishije twabifashijwemo n'Imana ndetse n'amaboko yacu n'ibitekerezo byacu n'abakunzi bacu ariko cyane cyane Imana niyo yadushoboje. Yego. Wow. Irago ni byiza. Hari abashyitsi witegura nawe wenda bazayizamo ini nama izahuza abantu bavuye hirya no hino muri diaspora mu buryo butandukanye. Ngenda bafite ndamufite ndumva mfite umwe ni babiri. Okay. Ni babiri bazaza. Birananejeje cyane. Yego. Okay. Nikaze cyane muri CHOGM mu Rwanda. U Rwanda ruragendwa ijoro n'amanywa niko wa muririmbyi yabiririmbye. Turi kuri Gira Neza TV gukora subscribe ukayisura ukayimenyesha abandi bantu
ni amahirwe akomeye uba uri gushyigikira umurimo w'Imana mu buryo bukomeye kugira ngo Pastor Mutesi nashyiraho inyigisho ibashe kugera ku bantu benshi bitaruhanyije. Nta gihe wenda ujya wibaza ukavuga ati ko nziranye n'abantu ibihumbi n'ibihumbagiza kuki bose bataza gukora subscribe kuri chaîne yanjye kandi ariho bagomba kunyumvira. Wajya ubahwitura Pastor aba bakunzi bawe koko amahitamo y'umuntu yubaho Joe. Ubuze n'uhari wanze kuyikora abihisemo kandi agukunda. Ashobora kuba nkunda rega ibiganiro byo kurigira neza bitandukanye n'ibyo nkorera ku yandi macana. Cyokoze. Yego. Kurigira neza uba nanjye urumva ko nagabanyije ijwi ndi kukubaza nitwararitse yakumukaye tujye kuyoboka Imana ni umuriro. Kibazo. Okay. Yes, ni Pastor Mutesi nubwo mbere gatoya yuko twitabira iyi nama ya Cogamo ufite urugendo rw'ivugabutumwa ugiye kujya ko mbizi bimeze bite? Ngiye kujya muri Kenya nagari ibanga. Ntabwo mu biki giterane kimeze gute abantu bariyo bashobora kuba babona amahirwe yo kureba kino kiganiro bitege iki? Igiterane cy'abari n'abategarugori. Yego. Ariko ku cyumweru hazaba hari iteraniro rusange ry'abantu bose ku rusengero rwitwa Agape aho bita Kasarani. Maji mazuri. Yego. Wow, Maji uzi Igiswahili? Agerageza. Nako cyangwa nako gusa. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Hari umuntu uri kureba kino kiganiro ari mu bihe bye bikomeye bya bindi bavuga ngo ibihe bihora bisimburana. Yari ari mu bihe byiza mu minsi ishize none ageze mu bihe bigoye, ararwaje, ari mu bukene bukomeye, ari hahandi ariko baza Imana atari ku Mana. Ku ijambo ryawe rivuga ngo naho wababaza umuntu ntiwabikora iteka wagera ukamugirira ibambe. Uyu muntu uri muri ibyo bihe bikomeye gutyo Pastor akwiye kwitwara gute? Akwiye gusenga Imana gute ko hari igihe usanga n'umuntu byamubanye byinshi agacika n'intege zo gusenga Imana? Niki yakora, niki yavuga? Joe, hari igihe ntacyo yakora, nta nicyo yavuga, usibye guceceka. Ubwo ndi kuvuga jewe ko nabigenje. Yego. Ko nkunda kumva inshuti mbwira uko wabigenje kugira ngo bisohokemo. Hari igihe ntacyo yakora, nta nicyo yavuga agaceceka. Iyo ugifite icyo wakora uragikora, ugifite icyo wavuga urakivuga, akibona ntabyo yicecekera. Niba hari umuntu uvuga nabi ni umuntu uri mu gihe kibi. Niwe muntu uvuga nabi. No mu gusenga avuga nabi. Kuki wabyemeye kubera ikimana kukingiye kukinavutse. Niyo mpamvu rero Amose 5:13 handitse ngo nicyo gituma umuntu witonda yakwicecekera mu gihe gisa nk'icyo kuko ari igihe kibi. Mu gihe kibi rero baraceceka. Ahantu umuntu yemerewe kuvuga mu gihe kibi ni isengesho ryonyine. Ubabaye nasenga, ubabaye arasenga. Namubwira ngo nasenge kuko hari igihe umuntu abatabona inzira, atabona n'igisubizo, ariko atari uko Imana itabifite. Namubwira ngo nasenge kandi ibi harimo ntabyitirira abantu. Yego, hari igihe tuba mu bihe bigoye tukabyitirira abantu. Iyo ntashaka uyu mugore simba ameze gutya. Ariko se buri abantu babura mu bihe nyine. Iyo ntashaka uyu mugabo simba ameze gutya. Iyo uri mu bihe bibi ukabyitirira abantu ntago bisohoka mu vuba. Abwo wanabipfiramo, uhorana ama depression, ugahorana umutima mubi n'ibiki byose. Ariko wibyitirira abantu. Vuga ngo ubuzima ni uruhererekane rw'ibyiza n'ibibi. Uyu munsi ngeze mu bibi kwa n'igihe nari ndi mu byiza. Iyamfashije kuva muri bya bindi izamfasha no kujya kuva muri ibyo. Ariko nutangira kubyitirira Joel, ukabyitirira Mutesi, ukabyitirira ukabyitirira ntago ushobora kubisohokamo. Nyine ni ibyaye wabinyuzemo, Imana yemeye ko binyuramo ikoresha ba runaka. None se ibigeragezo byabaye kwa Yobu ko buriya gitabo cya Yobu kitwigisha kigaragaza urukundo dukunda Imana no mu bibazo. Hari undi Imana yakoresheje utari Satani. Rero hari abantu Imana ikoresha igihe cyose iyo turi mu mashuri irimo itwigisha. Rero ba mwarimu mu bihorere mubahindurira amazina muzabashimire ngo mwarakoze. Kuko hirya y'ibi byago arimo nubwo Satani amwereka ko bitazarangira, azaba umuntu ukomeye kandi ibi byamubayeho nibyo bizamufasha kubaho no kongera kubaho ndetse no kubeshaho abandi. Uyu munsi ashobora kuba adafite ijambo, ariko hari igihe azabwira abantu ngo Imana irakiza, Imana iratabara, Imana yishyura amadeni, Imana ikunda imfubyi, Imana igabara abapfakazi, Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero. Azaba umuhamya w'ibyo Imana ikora. Nta kintu kimwe Imana ikorera guhomba Joy.
abantu rimwe na rimwe uzasanga turi ibirungo by'Imana mu bandi bantu. Ibirungo by'Imana. Hari ukuntu uvuga Imana ntiryohe, none Uwiteka agakora ikintu kizaba nk'ikirungo. Urumva? ikagira umuntu inyuza mu bintu ku buryo yaza akavuga tumva mbabwire nabonye Imana gutya na gutya, Imana igira gutya, ukabari gukubitamo ibirungo, abantu bagahita baryoherwa Imana, n'abarira bakihanagura, bagahita bavuga tumva iyatabaye runaka muri ibirungo by'Imana pe. Nanjye zabikora. Ubwo rero niyo Uwiteka ari kwishakira ibirungo, uhumure ntabwo uzabigwamo, ntabwo bizarangira ishimwe ry'Imana ridaturutse mu kanwa kawe. Ikintu ngo kudira buri gihe turi kuganira sinyambura akantu nyura nyuya turi ibirungo. Hari abantu babaye ibirungo by'Imana, kandi abantu baba bakwiye kureka ibirungo. Hari abantu babona ibintu umuntu yanyuzemo rimwe bakabimwitirira ngo niwe wabyiteye, abandi bakabivuga ukunda, ariko burya n'Imana kubw'inyungu zayo ngo ishobora kubikunyuzamo nk'uko pastor nigeze urumva nyine twa tuntu wabuze uvuga abantu bagukubita amacumu kubera iki yatubatse kandi yubakira abandi. Nanjye ngi imbere y'Imana kubera utwo tugambo numvaga. Yego. Tunjyana imbere y'Imana nyine tumeze nk'utwa Yezebeli. Buriya Yezebeli yari afite utuntu tw'utugambo dushoka turyana kandi twitera bwoba, twatumye Eliya nyine ajya kwisabira gupfa. Ndagenda njye imbere y'Imana ndarira mbwira Imana kubera iki wanyuze igitaramo mu bantu, kuki wemeye ko ibintu bimerera gutya, kuki wemeye ko ntsindwa, ko wari uzi kuzankoresha mu muryango, kuki utaretse ngo mbe umutsinzi mu muryango. Imana irandeka ndavuga, ndangije Imana iransubiza irambwira ngo ko ibyo uvuga ari iby'umuryango, wagira ngo wige ayahe masomo utiza y'umuryango. None se nkwigisha y'abacuruzi kandi utavuga iby'abacuruzi? None se nkige ibyo uvuga nibyo nakwigishirije. Mitantuza sanga ibyo mvuga nibyo Imana yanyigishirijemo. Kandi umuntu wese uvuga ibintu yize n'uvuga ibyo atize ni abantu babiri batandukanye. Iyo umuntu avuga ibintu atize ntago bigira ubugingo, ariko uvuga ibyo yize cyangwa yigishijwe biba bifite ubugingo mu bantu, biratinda mu bantu bikabagira n'umumaro. Ariko uvuga ibyo yakopeye ahantu akazana akabaha ntago biba bifite gutinda mu bantu, ni icyotsi gusa, ni icyuka. So rero abantu mwirinda abantu Imana yigishirije mu bucuruzi bagahomba ngo mubone ko ari imburamukoro batazi gukora. Kubera ko afite umusozi w'ubucuruzi no kwigisha abacuruzi, yageragerejwe mu bucuruzi. Buri wese rero Imana imwigishiriza imwigisha ibijyanye n'ibyo azigisha. Ntagombaga kugira intambara mu muryango kubera ko nigisha umuryango. Ubu nzi inguni, nzi doda, nzi ibiki byose nabivuga kuko ndabizi. Nzi uburyane, nzi uburibwe, nzi ibyishimo kuko ndabizi. Iyo umuntu avuga ibintu by'ahantu rero ataragera abivuga gake, ariko ubu nyine impamvu njya mbivuga nkitambukira nuko mbizi. Rero nanone ibirungo mujye abantu babaye ibirungo by'Imana batuma Imana iryohera abantu kubera ibyago n'amakuba banyuzemo, mujye mubihora. Rimwe na rimwe n'igihe umuntu yabazira, kuko nanjye ubwanjye nzi ko iki gikoresho nzagikoresha ibikomeye ndakirinda, wewe no gushaka kukinyiba nahagukubitira. Ngayo nguko nyine nicyo twavugaga. Mu buzima hari igihe umuntu abaho hakamubaho icyo bita gukomereka cyangwa gukomeretswa. Umuntu yakora iki mu gihe uwo yakekaga yuko ari we wamwomora cyangwa aho yakekaga yuko ariho yakora komorwa kwe ariho akomerekeye? Yabigenza ute? Icyambere ako kanya arababara, akamara n'igihe ababaye. Nta nubwo namubuza kubabara, kuko niba hari ikintu gikomeye Joel no gutenguha. Gutenguha birababaza, umuntu ugutenguha arababaza. Icyambere no kwakira ibyakubayeho ukaribwa nyine ukababara. Ariko muri ubwo bubabare buretse nkuririmbira indirimbo King James yaririmbye, yaravuze ngo umutima uraryaniye ubabaye, gusa inkovu zawo zigufasha guhindura imyumvire. Warambabaje ariko wamumuye amaso, warahemutse ujye wigaya. Iyo ni message. Umutima uraryaniye ubabaye ariko inkovu zawo zigufasha guhindura imyumvire. Rero mu mubabaro niho umuntu akura ibindi bitekerezo. Kubabara nta kundi yabigenza atese, nta kindi kintu yakora. Ariko ashobora kuva aho ahantu cyangwa kuva ku muntu, kuwo muntu ubundi si bwo bakimuriho.
yikoze yamaze kugukomeretsa umugani ntabwo uba ukimuriho umuntu ugukomeretsa nyine ntabwo uba ukimuriho yego nta nubwo kandi Joel mwitonde hari ukuntu usanga abantu batuka umuntu wowe uri ikigoryi kubera iki umuntu yagukomerekeje yakubabaje ukaba na nungu ubukirira ukigira gute ukivuga ko umukunda ukigira gute abantu bitiranya urukundo n'ubuzima ntago urukundo ari ikintu tumera nk'ikinini ngo nibyanga twihaga tukiruke oya ni ubuzima kubwira umuntu rero ngo natuka uwamututse cyangwa ahemukira wamuhemukiye ntago yabishobora nyine agomba kubabara kubera ko yamukundaga by'ukuri ariko uko bigenda bishira Imana imufasha guhindura imyumvire ndashaka kubabwira ko igikomere cy'urukundo kivurwa n'urundi rukundo kandi ndashaka kongera ngo mbabwire yuko nanone urukundo nigeze mvuga ngo niba ibihe bishobora kugutandukanya n'uwo utatekerezaga ko mwatandukana jya witegura ko bishobora no kuguhuza n'utatekerezaga ko mwahura rero mu rugendo rw'urujya n'uruza rw'ubuzima bw'urukundo uzahura n'abagukunda udakunda uzahura n'abo ukunda batagukunda ntabwo uzaburamo abagukomeretsa ntabwo wababura ni ubuzima gukomereka nabyo biri mu buzima ugomba kumenya ko iryo buye naryo riri mu buzima ryakubaho cyangwa se ntiryakubaho nirikubaho uzamenye ngo nabyo byari biri mu buzima yego ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane reka utuntu n'utundi ntugarukirize ahangaha ngira ngo tuganiriye ibintu bigiye bitandukanye kandi umuntu wakurikira kino kiganiro ashaka kugira icyo yunguka mu by'ukuri Pastor Mutesi abagufashije kunguka uko wabana n'umuntu mu gihe uri mu bikomere uko byose ibyo twaba twagiye tugarukaho reka tugushimire rero kuba uduhaye iminota maze tukaganira ukahumuriza abantu b'Imana ukinjira mu muhamagaro neza Imana iguhumugisha cyane kandi no kuri impamvu wenda navuze kubikomere abababaye ubu hari abantu bagenewe kino kiganiro reka ni nawo umusozi rega wanjye burya naje gusanga ari umusozi wanjye kuko nibyo nigiye wenda n'ubu nkiga yego ariko iyo umwana ari mu wa gatanu yigisha abari mu wa mbere kandi bose aba ari abanyeshuri wamugani ariko ze Pastor koko umwana wa gatanu yigisha abari mu wa mbere pe kandi bose ari abanyeshuri bari ku kigo kimwe barya ibishyimbo bidahiye barya impungure barya kawunga kadahiye neza mbese bose bari mu kigo kimwe ariko uri mu wa gatanu akigisha abari mu wa mbere kandi bose ari abanyeshuri ntabwo ari igitangaza ko kuba mu ishuri n'umuntu bitewe n'aho ari hejuru atabasha kukwigisha ngo wumve bitewe n'icyo iyo gihari arakiguha ukacyakira niyo mpamvu nta na rimwe nzareka kuvuga ibyo numva bindimo kandi byakiza undeba soza rero navuga ngo message nimwe nshobora gutanga Mose 5:13 haranditse ngo nicyo gituma umuntu yitonda yakwicecekera mu gihe gisa nk'icyo kuko ari igihe kibi abantu tuziranye bazi ko iyo mbabaye ntavuga barabizi igihe mpita mpunga nta nubwo ushobora kumbona wambabaje nyine ndi umunyantege impamvu mpunga nirinda kuvuga mbabaye iyo umuntu ababaye avuga nabi kandi ijambo ni ikintu kibi ushobora kuvuga ijambo utazagarura rero biba byiza ko narinda ururimi rwanjye ndashaka kubibwira uyu mukobwa unyumva n'umusore n'umugore n'umugabo n'umusaza n'umukecuru n'umwana muto igihe cyose ubabaye ujye urinda ururimi rwawe kuko umuntu ubabaye avuga nabi kandi ntabwo usinyanye contrat n'umubabaro nta masezerano ujyanye n'umubabaro kutazarangira rero birababaje kuba umubabaro uzarangira ugasigara urwana n'ingaruka z'ibyo wakoreye mu mubabaro ibyo wavugiye mu mubabaro kubigarura ntabwo byakunda urababaye ukubise igitutsi hariya urababaye uvuze ikijambo kibi wa wundi imibabaro izarangira ko rya jambo rizakomeza rigaruka byaba byiza n'ujye ubabara ujye ufata ku munwa nicyo gituma umuntu witonda yakucecekera mu gihe gisa nk'icyo ko ari igihe kibi mu gihe kibi baraceceka ujye ujya kuvugira imbere y'Imana gusa niho handitse ngo ubabaye nasenga muri Yakobo Imana iduha amahoro n'umugisha komera ndabizi neza umeze neza uyu munsi yaguhamya ko ejo bundi yari ameze nabi nubwo utazi inzira Imana izacamo nta nubwo ari ibyawe ntibinakureba icyo nkwizeza
nuko Imana izagutabara. Uko yantabaye harya atari ko izagutabara, igira inzira zayo. Uko yakemuye ibya muramukazi wawe ntabwo ariko izakemura ibyawe. Uko yakemuye ibya musaza wawe siko izakemura ibyawe. Uko yakemuye iby'umuturanyi cyangwa ibya mugenzi wawe cyangwa iby'uwo mwigana, hari igihe atari ko izakemura ibyawe. Imana igira uburyo bwinshi ikemuramo ibintu. Wowe izere ko hari uburyo bw'Imana butazatangirwa n'amaboko y'abantu. Imana yacu ntisaba imfashanyo, Imana yacu ntisaba imbaraga, Imana yacu ntisaba ubufasha. Ntabwo Imana yacu igisha inama, nta n'uwisaba ibitekerezo. Iyo yiteguye gukora irakora. Rero Imana ifite ibyo izakora, ntawe uzayikoma mu nkokora. Rindira Imana, utuze, wisengere, urinde ururimi rwawe. Mu gihe gikwiriye Imana izaguha igisubizo cy'ibibazo byawe. Reka dusenge. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, icyubahiro ni icyawe. Warakoze kutubera umubyeyi ibihe byose. Senganye n'uyu mukobwa n'uyu musore, senganye n'uyu mugore n'uyu mugabo n'umusaza n'umukecuru n'umwana mutoya. Ubabaye wese Mwami turakwinginze kugira ngo umuremere ibihe by'umunezero, kuko ujya ubikora, wabikoreye abandi. Uwiteka, buri wese ufite icyo ari kubaza umusubize, urwaye umurwaze paka umukijije. Uwiteka Imana igira neza buri wese ku rwego ariho, yaba urw'ibigeragezo yaba urw'ishuri, uhamufashirize, uzabimusohoremo amahoro. Turagushimiye, ukomeze gufasha igihugu cyacu, ukomeze gufasha imiryango yacu, ukomeze gufasha amadini n'amatorero, kubera ko uri umubyeyi uzi kuzuza inshingano ze kuri twe. Icyubahiro ni icyawe, imbaraga zawe n'imbabazi zawe nibyo twiringiye. Turagushimiye ko tutazakorwa n'isoni mu maso y'ababitwifuriza, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.